shabi bananzanye neza pe cyo telefone yawe ko yegeje hino bayigeze after it's fine cyane heza ntabwo yawiri yanjye irahari nayo thank you naribi abuze kunyibutsa naza kuyisiga hano ni sawa nahakonze nta heza urumva nagombaga kubikora nyine twahaza si nk'ahantu bahatekereje ute ahubwo se wahamenye ute ni heza pe ndagenda ndatembera nabonye akanya ndatembera hanyuma haba hatuje hameze neza ikibazo rero kuri uyu munsi mbona nakusanga uyu munsi nyine nawe twahuye bebe aho turibuka sorry be nuko nabona ibaze ko nabyibukaga ariko byandenze urumva byandenzeho ntabwo ari ukubyibagira ni kwa kuntu umuntu aba ari mu kazi kenshi urabizi nawe akazi kahariya karavunanye urabizi ko ntananiwe niyo mpamvu nabyibagiwe ariko mba mbyibuka sinzi ko ngukunda kandi nyine nta kintu bitwaye ikindi nuko turi kumwe ndagomba kubikora ubwawe tugahura mbese nyine tukabyizihiza mu kanya turarya sipurize zawe za buri kanya tugomba guhora bazi noneho nyine umusaza duhorana mu gihe ese tuba turi kumwe urabizi ko uyu munsi nyine nifuje ko basi noneho iteka nyine mpora nyotewe kumva bisiga ko uri wanjye uzagusana nanjye ababona n'ibyawe uvuze usikora bakumye zigenda zongera kukubwira uyu munsi nyine uzabirahirira imbere y'amategeko imbere y'Imana niko nzabijya kugira ngo senga yuko utazigera usenga zinacyatswe kugira ngo basubiye umunsi wongere ubitize kubera ko uyu ni umunsi twahuye ndabyibuka nyine muri rya joro ubabaye ntabwo byari byiza ariko nanone mu rundi ruhande byari byiza ko yari intangiriro y'umunsi nk'uyu nguyu yari intangiriro y'urukundo rwacu ndetse y'ubuzima bwacu bushyashya ubuzima butakirimo kwigunga kwiheba k'umuntu wenyine ahubwo ubuzima bushyigikiwe n'uko nyine birukundo kugira ngo tugere tukavuga nyine by'ibintu byinshi naho nabura neza imbere cyane neza ko bibaye nyine twabakunda nka miliyari y'amafaranga that's so sweet rero nyine basi nyine basiti ko njye nawe ari njye nawe tuzahorana paka kugeza nyine siko bibaye biba none se nta none ni proposal ni iki kibazo nta meta ndi kubona ubwo se none se ko ari njye ufashe intoki zawe ubundi ubwo biba kitageze ubu urutoki rwawe murarureba kurureba nese kurureba nese kurimo ushyiramo ingufu ngo ururebe yego urumva so gusezeranya ariko yego zahora ndabyizeye nanjye ariko ntusambabaze ninde kukubabaza ntabwo byabaho ntabwo byabaho ntabwo ari ibintu ntekereza kuba nakora hasi nyine nagambirira kubikora icyo nakora wenda nshobora gukosa kugirira bya bindi nyine umubare wese ntabwo nakomeza mbigambiriye
rero ntabwo nawe nifuza kugumana ngaho n'ingiye kugira ute cyo kugusiga. Wow, that's so sweet of you. Wow. Reka musaba kandi kazaza Nta kibazo. okay Byose uremera nabwiye ngo icyo ushaka cyose uno munsi ni icyawe. okay Uraba wagihawe ukibivuga. nari ngiye kuvuga ngo reka mbyihorere n'ubundi ko byose byemerewe ariko mwenda giswanya hari gutunguye ariko reka Nyinshije amatsiko wowe. nyine waretse uyu munsi sibyo n'undi tumaranye ntabwo nyine ngo ntabwo ugerageje cyane ariko nyine mu gihe nyine nanone kitari gitoya basi nyemerera uyu munsi tuze gukoresha semu ibyo gusa nta n'ikintu kiri bubi ariko nyine just semu only okay Uruzi ibyo bintu igihe nari maze mutegereje. sure Ukuri. Ahubwo kadusoza ino fanta duhite nawe usoza ko kunywa kawe tugenda. Nabyemeye ahubwo se kasubire nawe uranzi kubeshya. Tuhite dutaha. okay tunari se ikibazo mu mpande yacu ariko nayo bigiye Nabyibagiye ibyo ngibyo nanjye nibukaga iyo nkufite iyo ndi kukureba ntabwo mba nibuka ibintu byose biba byagiye. Yego sho igitekerezo ibyawe gise tuyifatira reka mbaza yigeze bayipakinge tuyitware tuyitahane. sibyo sawa Ndadukunda ubundi nawe wanjye. njye mukunda cyane reka mbabwire tuyitware nanjye kandi nyigize ntacyo. umunsi wagenze neza sibyo cyane none hari ahantu wari wanjyanyeho mana yanjye ubundi nkunda ahantu ujya unsohokana pe. yego atari ku kazi kacu ariko kuko tutarasohokera ku kazi kacu ntavanga ibintu rero umuntu akubwira ibintu ugahita uzanamo ibindi imisibi ndetse ku kazi uhazanye gute. okay nyina ahantu twari turi niho heza sibyo kubera ko ku kazi ho turahirirwa turakorera buri munsi nta bintu bishyashya nyine byaba bihari undi hariya nuko nyine ari ku kazi kawe ariko ni heza. nabyumvise ushobora ngo ni habi oya byize kandi ndabivuze. oya ntabwo mbivuze. humura neza ko nta muntu amenya ko uvuye ari buvuye muri dushe. ni utuntu twawe impumuro nziza niyo nenge wigirira. unugakabye ayo magambo uvuga ubu na nyuma y'imyaka 5 uzaba ukiyavuga. 5 gusa reka twe kuvuga ku mubare w'imyaka ahubwo reka twibaze ngo kugera dushaje kugeza n'ubu n'igihe tuzasazira mvuko nari byinshi wenda uzabirambirwe ako ngenza ntabwo nzareka kubikubwira. nanjye who is calling? oya ntabwo bamamagaye ni wa mukobwa wo ku kazi unyandikiye kamusubiza. okay sara kubaza iki hano ku kazi kawe se abakozi bawe urabayobeweho ako ntari ibi bigere nk'ibyo baba ari kukubaza ariga we nta n'ibyataye ni bino tunari kumbaza. okay engineer nawe arahamagara nibareye ntari ibi ndaza kumwitaba ariko ahubwo telefone yanjye sinzi ahantu iri kandi manager ari bumvugishe. nisize mu cyumba kuva twaba muri dushe ntabwo nigeze sinzi ngo ngiri hehe. irebe ko naherutse tukiza irebe kandi
wipe bom gusa wese nabwiye ko ari ngiye uzajya kwihamagarira uziko nk'uwaronteje musaza wanjye yego nyine turi kumwe ikibazo cyane ntabwo wumva rero nawe sawa buretse ndaguhamagara yego sawa nanjye ndagukunda ibintu nishoyemo ubu nzabishoborara se ko watinze nabanje kuyishaka ese telefone yawe ntabwo uzawayishyize umva turesha twaje turiho kugira ngo nene kwibuka ngo iri hehe ngakomana nacyo ntabwo yaguhamagaye se ngize ngo nayibagiriweyo oya ntabwo arampamagara uriya ni mu kanya ngo wari ugize irungu se ahubwo dore ndi guswetinga kanongire okay kanoge mu ntoki kandi tumaze koga mu kanya ariko ndebe swisongera gushyuha kirere kirashyushye oya si no kuvuga ngo shyuha se ko mpora swetinga we naribi ngo genda wanguke noneho near TG mureke nuko abantu bahamagara nabo rero nibagiwe n'inkweto zanjye koresha izanjye naribi ndaje sawa ukiri rungu wanguka be ahubwo dore ngizi imisana nazibona naribi izanjye zigutwaye iki Pepe ariko ninzi oya nagutinze ana yanjye ubundi dore ni iki dupfa kandi nkawe urangira muri telefone ngiye mfatanyije nawe telefone kuki ukunda guhita uvuga nabi dore nk'ubu twari twishimye ariko ntiwatuma tumara n'iminota ingahe twishimye telefone niyo ituma tutaba hanyuma se njye nawe dufatanyije umutungo wa telefone ni nyine ni ikintu cyanjye kibanga Mese nyigize iki? Hanyuma sura yifata nabikubwiye ngo yifate. Ngiye njya mfata yawe. Ubu nagura kuri telefone. Yigumane. Nigeze nyigusaba ngiye telefone yawe. Ni ikidupfa rwose. Ako nagari ibintu tugiye gupfa ibingibi. Sibyo? Ntabwo tugiye gupfa telefone. Ngiye nawe dufatanyije telefone. Ariko uziko ibingibi najya no kurega we uziko ngubu uri gukora ikosa. Kubera telefone. Gufata telefone utabihereye uburenganzira ni icyaha. Wari ubizi ibyo byo. Ubu uziko nakurega. Ni ikidupfa ibintu byose ubundi uhise ujya muri telefone yanjye nta yawe wari ufite. Ese Nesta. Nyine ndakubaje nta yawe wari ufite. Iyanjye ni kurambukira. Kandi nawe ufite inziza. Urambukirwa n'iyanjye. Ntabwo natekereza ko ari ibintu birebire gutyo kuri wowe. Sibyo? Telefone bigutwaye iki kuba nyirebyeho? Mbabarira umbwire nk'ikintu cyo gitumye urakara mu bwo buryo. Mbwira, sibyo? Ndeka. Ese wagiye kugwitura ariko umucaka hiki? Nese mugize iki? Mbwira ikintu mutwaye. Nkunda kwaka umusego mu yungu none nashakaga. Sicyo ufite umushi. Nushobora gutuma abantu bishima kabiri. Ubundi uteweyo. Tuba twishimye ukavuvanza ibintu. Mana yanjye kubana nawe ngiye ari gihe bijya binandambira nk'icuza impamvu ngunda n'umuntu nkawe utesha umutwe urabujagaraye ufata telefone yanjye wera kureba uraoneka kuneka ubuneka iki ngiyewe ukeka ko nguca inyuma se I'm sorry ntabwo nkuneka
Owe ukeka ko nguca inyuma? Nge ntabwo nkuneka sibyo. Njewe wari wabona nkuneka. Nibyo ntabwo mbitekereje. Nta nubwo ndi kubikora. Nyine njewe nsubiza ukeka ko nguca inyuma. Nese ariko ngiye nkubureminze. Hanyuma se urafatira telefone nkandi. Mu mwanya muto mvuye hanga utangira kujya gufata telefone yanjye. Nta n'ikintu narebaga. Cyangwa munaza ubu telefone yawe isa na buri kanyura bizi. Hanyuma se ushinzwe kunyitabira. Ni nko kureba gutya. Ushinzwe kunyitabira weho. Hanyuma abantu banje muraziranye. Nyine abantu banje baziranye nawe. None ushaka iki? Ariko n'igihe umuntu ku kazi yawe. Njibabarira. Sibyo. Wenda nkahita nkubwira ati akira phone. Cyangwa nzigendere. Nzigendere. Cyari gihe rwose ujye untera. Okay, fine. Basi wihitamo ibyo. Basi reka kurakara sibyo. Ako maze kibi cyawe ufite ibibaraga. Reka basi ntugakomeza ibyo. Koresha ibibaraga nke. Ubundi wazagiye kwiga. Nzajye kwiga iki? Ubundi ibibaraga ushyiramo ibibaraga ibintu byose nk'ubureba ukoko kwanjye wari ugukuye. I'm sorry. Ngombabarira sibyo. Babarira. Basi ngabareka uruhuke. Waba romantike ni wagira ute ni ujagaraye gusa urawo kujya kunekaneka mu telefone y'abantu nk'ababikorera. Urabura kwiga kwita nta n'ikintu narebye muri telefone yawe. Banza unyumve. Ariko ndavuga nawe ukavuga ari nawe uri mu ikosa. Okay. Ngaho mbwira nawe. Ceceka mvuge. Yego. Urabura kujya kwiga kwita ku mukobwa. Urumva ukamenya uko inshingano zikorwa. Wowe urabupfu bapfubya gusa. Okay, nzabyiga sibyo. Nta muntu uguzi, nta muntu ntawumenya byose. Nkura izo ntoki zawe. Nkura izo njabazi. Okay. Ngaho sinzira sibyo. Basi sinzira utaza no kubabara umutwe sibyo. Cyaka. Ngaho ruhuka basi. Ndaruhuka nyine. Uzana amazi umwe. Byuzi no kwigira nk'umuboyi aho kumenya kurangiza inshingano zawe uraho uri kwigi wigize umuboyi. Ntabwo washaka umukozi. Icyo uzi no guteka gusa no kwirirwa uzana mu bitungo ako basi byose bizagenda neza sibyo. Basi tuza. Abantu bagira abahungu k'amafaranga ngiye barantangaza. Bajya babura de. Cyo uzanaga amafaranga. Nta nubwo icyo azara abahungu. Ariko man Nesa ndamukunda kandi niwe byose mfite muri ubu buzima. Koko man niba warabonaga ko nta hantu nyine nawe tuzagera ibyacu nta hantu bigana, kuki wahisemo ngo mpure nawe? Kuki wemeye ko namumenya? Basi man niba arashaka kunyigisha kweri ndize ibi birahagije. Koko kugera ku mukobwa nihebeye nkamukunda nkumva ko ari we byose mfite muri ubu buzima, nta kintu na kimwe mfite kindi numva nakora, kandi nanone ntabwo nshaka kumuhomba. Gusa mbona ko gukunda umuntu ni kimwe, no kuba bikwiye nabyo ni ikindi. None se man ubu ntekereze ko mu nzira zawe nyine ari uko byagombaga kugenda, icyo uhaye umuntu ntakigusubize, ko nzi ko Nesa namuhaye urukundo rwanjye rwose n'umutima wanjye wose. Nyuma y'ubuzima bwose naciyemo, ibingora nanyuzemo, ubwo numvaga ko aribwo ngiye kwishima, nanjye nkagera muri rya joro ritoya bamwe numva baririmba ibintu nanjye mpora ndota. Ariko ntabwo ariko biri kugenda. Man ndakwinginze basi nyemerera inzozi zanjye zibe impamo kandi kuri Nesa, kuko niwe watumye numva ko nakongera najya mu rukundo n'umuntu wari we wese. Basi umva isengesho ryanjye mana, nyumva kandi unyiteho nibura basi ngirira nyereka ineza yawe kuri iyi nshuro. Hindura umutima we basi uhuze imitima yacu, dutekereze kimwe nibura nawe ankunde nk'uko nanjye mukunda, anyumve anega amatwi,
naho bigaragara ko ari njye umukunda kuko nkunda, ariko nibura niyo yampa 1%, 99 njyewe izaba iyanjye, ariko mbone mufite. Hano yanjye noneho nakererewe. Gasa bimeze bite? Wazindutse mana yanjye. Nzakubuza inoro ko ntazihari byageze bite. Mva nawe nkiyamye wageze nawe ukamuramuga kurura, dore ko abakobwa namwe mwaje muri Kigali. Niganiraga nesa niganiraga no kwije njyewe mu rukundo. Abo kwishima no kubabara byose babihari. Ukabaye umujyanama. Ndakomeje amahembe. Niganiraga no kuri. Meze neza se. Meze neza, nsona ameze neza. Ese byagenze bite no ko wizanye. Rega mwatumenyeje kuba muri kumwe nyine natwe iyo mutazanye biradutungura. Yego. Kuri pe. Akundi uramukunda gasa. Muguhe umutware kandi urishimye. Nanjye ndahangarega ntabwo nakifuza kubona ubabaye n'ukuri. Guhera ryari utugendaho turishimye nyine. Ni byiza. Utugendaho dushaka iki? Nta sheri ugira ubundi? Nta mukunzi ugira? Ntabwo nshaka sheri wawe n'ukuri. Cyangwa waragumye mwishimye n'ukuri. Icyo nshimishijwe nacyo no kubona mwishimye. Rero kubona mwajyaga muzana nkabona mutazana niyo mpamvu narimbaje no kuri nta kindi. Ntugire ngo warundi mutima mubi. Njye ngenda mu byawe. Ni ukuri ndakumva. Ushobora kuba utameze neza ariko nanjye ndahari wambwiye. Ikibazo nuko mba mutagiye yizera. Aha. Ndabona nta n'umu. Ubundi se namukiri urabona? Aya magaraza nari birangiye nyine. Ndi mu mibare. Nayo byacu byo byihorere. Ntabwo ari ngombwa tumeze neza, nta kibazo dufite. Ikibazo nanjye bishimishwa no kubabona mwishimye. Aze ubundi kuva nagera aha ngaha niwe ububaza. Ni musaza wawe. Erega nshimishwa no kubona ni inshuti yawe. Nkuko dukorana nanjye nakifuje kumenya amakuru yawe, waramutse gute, nta kintu byaba bintwaye. Kutabibaza ngiye sukirwa umbaza ari uhitubaza. Nanjye impamvu ngubonye wenyine ndavuze se byagenze bite. Niyo mpamvu nari nkubajije, ni ukuri nta kindi kibazo. Nuko nabikubwiye meze neza, nawe ameze neza. Kandi niwe utanyuzwe ugenda umubaze. Cyane cyane ko wowe umuririmba meze neza nyine. Ndabibona rwose. Nishimye. Hawe. Aho ufite imyaka ingana? Kwagira ngo waheze iwanyu. Imyaka byari ngombwa koko. None se uba wivanga mu ngo z'abandi, mu nkundo z'abandi, wicamikiranye ugira gutyo ushaka kwinjiramo. Niba waragumiwe ngiye ni ngiye ugomba kubibazwa. Ntabwo ari kuri urwo rwego nisa bifata gutyo n'ukuri. Ndakwiyamye urabizi no kwiga bifata gutyo. Ngiye ndakwiyamye. Ni muri urwo rwego. Niba ushaka mwishimye nanjye biranshimisha. Ngabanza unyumve. Niba nta mukunzi ugira, niba ufite n'agahinda ko gusazira iwanyu, ibyo simbizi, ugende gake mu byanjye, mu nkundo zanjye na Kevin tugendere kuri. Niba unamukunda ugenda umubwira, ubundi mwese ntimuri bamwe cyo. Uraseka ikizi? Oya n'ukuri nta kibazo. Ariko nizere ko wumvise. Numvise pe. Jenisa. Chef de cuisine arahari se? Arahari, bamureba nta kibazo. Ifanga mu nkundo z'abantu. You're my everything, my guiding light. In your arms everything feels so right. Every breath I take, every step I move,
I'm so in love with you. With every beat of my heart,